Mbaye mbashimye mwe mubashe kuduha umwanya wanyu, kuduha umwanya kwanyu ni iby'agaciro, tukaba tugiye kurebana hamwe ibintu by'ingenzi byabereye mu nama yo kuri 5 z'ukwa 10 2024. Mbere na mbere banza ukore subscribe utacikanwa n'ibyavuzwe muri iyi nama. Ni inama yabereye muri Beijing, niyo bise Beijing Summit Forum China African Cooperation, niyo bita Focus. Ni inama yabereye biga ku mishinga imwe n'imwe yateza imbere Afrika ndetse na China, aho barizanye ubwoko bw'imodoka bushobora kuba bugiye kujya bukoreshwa muri China ndetse no muri Afrika. Aho turebeye hamwe izi modoka ni imodoka zifite ikoranabuhanga riteye ubwoba mu buryo twagiye tubona amamodoka amwe n'amwe akoreshwa ibintu by'ubwenge, bubaka amazu meza cyane, yaba amazu y'amakadasiteri, yaba ama etage ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi. Kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hano mu Murehe, bagane kwizo nimero ureba hejuru, ukandikamo na nimero y'umuhanda ugiyemo kugira ngo babashe kuba bagendera kuri satellite bakugeze ahantu ugiye neza neza. Iri gerageza ryatangiye muri China, bagerageza ino gari ya moshi igiye kugizenguruka ibihugu bya Afrika. Bayitangiye n'ubundi ko muri China n'ubundi babizi ko iterambere ryaho ryadusize, ni iterambere bari kumurikira bino bihugu bya Afrika kugira ngo China ibashe kuba yaza kuryubaka muri Afrika. Barebye babona gukoresha uyu muhanda wo hasi, babona nibyo bintu bigoranye cyane kurenza uko bakoresha umuhanda wo hejuru. Iyi mihanda yo hejuru niyo ikora mu buryo bwihuse, ndetse no kubaka kwayo ikabasha kuba yakihuta itanatwaye ibintu byinshi cyane kurenza uko yakubakwa hasi. Ibintu bakaba barabyizeho neza, ibihugu bya Afrika byinshi bikaba byarishimiye imishinga, aho iyi no gari ya moshi nayo ikora nta mupilote cyangwa wenda nta mudriver ifite, nayo ikoreshwa ikoranabuhanga. Mujyamo, mwarangiza kujyamo mukandikamo double ifite imijyi igiyemo, muragenda mukajyamo gusa iyo ikaba transporta ikabageza ahantu mugiye. Urabona hano tugiye kubona imodoka nazo z'ubwenge zaje zikoteye nk'abantu neza neza, zibasha kubona ibintu biziremereye biri hejuru, zikabasha kuba zakizunguza z'ubwazo, zikabasha kuba zakikuraho ibyo bintu biziri hejuru. Izo modoka nazo imodoka zageragejwe mu Bushinwa, zishobora gukora mu buryo bwiza cyane, zikora ahantu mu bihugu cyane cyane bifite urubura cyane, even no mu Rwanda ahantu yenda nko muri ahantu abonye yenda bishobora kuba zakora cyane muri za Nyabihu zahe, ariko nubwo nitwe tutagira ice cyane, ariko ni imodoka dushobora kuba twakifashisha mu buryo bwiza cyane hose. Ibi bikaba byarageragejwe muri China, na zino modoka ni imodoka itwara abantu babiri, ariko ikaba ikora nka drone. Ni imodoka ishobora kuba itatangirwa na ambutiyaje, ikora nka drone cyangwa mu kimwe twagita nk'indege, ariko cyane cyane ni nka drone kuko drone ni ikora gutya. Uko muyibona ni imodoka ishobora kuba itatangirwa na ambutiyaje, kuko na ambutiyaje zibatangira mu nzira akazi mugagakererwaho cyangwa mugatekererwa kujyana runaka hanyu mwari mufite mission. Iyo yizazi guhagurukana nihura na ambutiyaje izamuke hejuru, igendere hejuru. Ni imodoka y'ubwenge bwiza cyane. Urabona ko China yabashe kuba yabyigaho cyane mu buryo buteye bwiza cyane cyane rwose. Ona yaba mu Kivu tutembera ibyiza bitatse u Rwanda hose, tugenda dutembera tureba neza, tugendeye ku ikoranabuhanga. Iri koranabuhanga bakaba barateganyije ko rishobora gukora hagati y'ibihumbi 2025 n'ibihumbi 2030. Hagati aho ngaho nibwo no koranabuhanga rizaba riri kubakwa kugira ngo tubashe kuba twatera imbere neza. Uko ubona bizenguruka bino bihugu bya China, ariko n'u Rwanda bishobora byazenguruka mu minota mikeya cyane. Izi ni imodoka nazo zikora nka driver za small driver, small car cyangwa small, ni nk'utumodoka tumeze nka drone nanone, ariko two tutangira ari imodoka isanzwe. Cya kintu cyo hejuru no umuntu aba yicayemo kikavaho kikamugurukana hejuru kimeze nka drone, ikagenda urumva ifite ubushobozi bwo kugenda ku butaka, ifite ubushobozi bwo kugenda hejuru. Ni imodoka nziza cyane rwose kandi zihenze z'ibiciro byiza cyane. Murabizi ko igihugu cyacu kiri kugana, ni igihugu kiri kugana ahantu heza cyane. Uko ubona
iyi China imeze ni nako n'u Rwanda rugiye kuba rwatera neza neza mu byiza byabyo. Uyu mubyeyi wacu Perezida Paul Kagame ari kutugezaho, ari kutuha ikoranabuhanga ryiza cyane rwose mu buryo buteye ubwoba. Izi modoka nanone imodoka nazo zigenda muri abantu babiri nanone, ariko zifite balance. Ifite balance, ifite amapine abiri, niyo ikoresha yonyine ikora nk'igare. Abashinwa bararebye baravuga ati ese izi modoka ubundi amagare ni gute atagira imodoka byenda gukorwa kimwe. Bahita biga gukora rero imodoka ifite amapine abiri ariko ifite ikoranabuhanga ryiza cyane. Itwara abantu benshi, ariko ibyiza ubundi yagenewe n'abantu babiri, ariko baranarenga n'ubundi na 4 6, n'undi rumva ni nk'imodoka isanzwe. Urabona rwose ni imodoka ifite umuvuduko mwinshi, kandi imodoka ifite resistance nziza, ku buryo nta bintu byo kugira ubwangura gira uteoya. Aya mamoto n'amamoto nayo ashobora kuba yakora none nk'indege cyangwa nka drone. Urabona ko bitaye ku kintu cya ambutiyaje cyane, bita ku kintu cy'ikora ry'imihanda, ariko imihanda yangirika abantu mukashasa mwabuze iyo mujya, mwabuze iki. Izi ni moto zihenze zakozwe n'Ubufaransa ndetse n'Ubushinwa kugira ngo zibashe kuba zarwanya ibi bintu by'imihanda, ibi bintu bya ambutiyaje mu muhanda, ndetse na tayi umukoresha ikaba yagabanuka. Kuko urabona iyo ukoresha umuhanda w'ikirere ugenda inzira imwe, ntabwo ugenda ukata amakoni, ariko iyo ukoresha inzira yo hasi amakoni aba ari menshi cyane, urumva ugerayo bitinze. Transport iragorana cyane. Ubu modoka nabwo no gukora nanone nk'amatagisi, uko ubona zino amaritiko akora, ariko yoyo nta mudriver bafite yo, n'ubundi nayo ni ukujyamo yoyo ugakanda adresse y'ahantu ugiye, n'ubundi nayo ikakuzengurutsa ahantu hose ugiye, warangiza bavamo bakavamo, abasigara none mugasigaramo mukagenda ahandi hantu mugiye. Urabona ni imodoka nziza cyane rwose. Umuntu wundi wabigerageje kubikora niwo bita Elon Musk mu kigo cye cya Tesla, nibo bagerageje gukora bino bintu. Izi ni imodoka none ushobora gukoresha muri construction. Urabona ko zidesigning imihanda, ushaka kubikoresha rwose nanone ukadesigning umuhanda, ugashyiramo designer zisanzwe nk'iyi mihanda, amazina dusangamo nk'inzira z'abanyamaguru, nk'inzira z'iki, byose urabona ko iyi modoka irabishoboye. Ni ibintu rwose nshobora kubashishikariza ko tugiye kuba mu buzima bwiza kandi ubuzima buteye imbere. Twubahe umubyeyi wacu, ibyo twifuriza ni ibintu byiza cyane. Kora subscribe, share and comment, tubashe kugenda tubagezaho amakuru meza cyane kugira ngo mubashe kuba mwazamuka. Ciao ciao. Alayu Construction Limited ni company tuzaniye ibintu by'ubwenge. Bubaka amazu meza cyane, yaba amazu y'amakadasteri, yaba ama etage, ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi. Kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hano Murehe. Bagane kwizo nimero ureba hejuru.